Uyu munsi tugatangiriye ku rusengero. Hari abakobwa bari bicaye benshi ndetse bari kuganira batera story, cyagaragaraga cyo story yari yashyushye rwose. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo umwe muri bo witwa Deborah yarababwiye ati se mwana ngo turi buze kuba twatatu tudafashe n'agafoto kugira ngo tubashe kuba twapostinga basi. Gusa undi witwa Agnes yase kamwikiriza ati se ko mbizi neza ko twese dufite telefoni za mubazi, ubu koko rindi uri buze kuba yadufotora, ushaka ngo dufotoze izo zawe se? Ati hoya ariko ndi kubona Joshua waje we kandi afite telefoni nziza, reka tumuvugisha ari uza kuba yadufotora. Nuko Deborah yase kahamagara Joshua wari gutambuka ndetse yitayira ati Joshua wakaje nka gusaba aga service se man. Ndetse kandi Deborah none uri kunshakira iki kandi ntari bimbwira ndi kukumva. Ati no ntabwo ari ngombwa ko tujya ku ruhande rwose, ushaka wazana ba Agnes bakumva ibyo ugiye kukubwira kuko twese biratureba tu. Okay, sawa nta kibazo rwose mbwira. Nyine Joshua wadufashije basi ukadufotora udufoto nubwo twari dutatu gusa ko ntabirenze. Atariko Deborah sha narimbizi pe, narimbizi neza ntabwo nari kubitindaho, narimbizi ko ikitumye rwose umpamagara ari amafoto nta kindi. Ariko Joshua nawe rwose wabonye ko nkunda rwose amafoto urakabye. Ati yego rwose pe, ndabizi neza murayakodera, iyo ntambutse mbona hari n'undi musore uri kubafotora cyane, ushobora kuba ukunda amafoto ndetse bikabije pe. Ati of course rwose nkunda amafoto ariko ntabwo bikabije, basi nyine dufotore birangire. Nuko Joshua yahise kafotora ba Agnes ndetse na ba Deborah, kimara kubafotora yahise kababaza uburyo bari buze kuba babona amafoto yabo. None se mukunda amafoto yari ko nyine pe nta numero zanyongera pe, sinzi rero niba bibuze kuba byakunda kugira ngo amafoto yawe rwose. None se basi na Agnes rwose nta numero ziwugira? Ati no nawe rwose nta numero zingira. Asa ni gute mwaba muririmbana n'umuntu utagira numero zicyakora urasekeje pe. Ati no none se kuba turirimbana bisobanuye ko rwose natwara numero zanyu mwese? Kuba rwose twese turirimba muri club imwe rwose ntabwo bivuze ko ari nyine, ntabwo ari igisobanuro cyo gutunga numero zanyu tu. Okay nta kibazo rwose, numpa izawe ngenda ndaza kukwandikira ningera mu rugo basi nyine uyambe kuko ndi kubona ntazi byawe. Okay sa rwose nta kibazo, genda ndetse turaza kuba twahuza, ubwo nyandikire ngiye kugenda nyediting, ubwo nyine ndaza kuba nayabaha. Sa rwose nta kibazo Joshua arakoze kandi Imana igumugisha. Sa rwose namwe murakoze pe. Nuko Joshua yahise kagenda ndetse na ba Deborah baragenda. Gusa mu kugenda nubwo ba Deborah basigaye aho ngaho basigaye bavuga kuri Joshua. Ati se Agnes we uriya muhungu urabona kuntu yiyemera we? Deborah use kandi uriya muhungu nyine yiyemera gute? Ngiye mbonye ari umwana mwiza, ubonye kuntu adufotoye ndetse ntabigire birebire. Oya mwana ikibazo si ukubigira birebire, ahubwo umwana ibaze ko nta muntu n'umwe muri twebwe rwose agira nomero ze. Ariko Deborah nawe rwose urasetsa pe. Ubuse nyine ndabyumva nta muntu n'umwe rwose muri twebwe afite nomero ze, ahubwo se we basi ufite iziwe basi kugira ngo tuvuge ko wenda waba ufite iziwe, wenda we akaba yadutereranye ntagire izacu. Oya ntabwo mfite nomero ze ariko pe nabwo birasebetse mwana, kubona umuntu w'umusore nkuriya nta muntu n'umwe muri twebwe rwose afite nomero ze. Sha Deborah ahubwo ni ubwibone ndetse no kwirata mwana. Mu gihe udafite nomero z'umuntu rega ntukajya utekereza ko nawe yagira izawe, rega tekereza ko nyine nawe ubwo ngubwo afite byinshi ahugiyemo ndetse atabona umwanya kuba yakwandikira, uko nawe utashatse nyine cyangwa ngo ugire umwete wo kuba wamwaka nomero ze. Tekereza ko nyine mwese mumeze kimwe tu, nawe ubwo nyine yumvishe ko rwose kuba yagusaba nomero zawe nta kivamo. Kandi uriya mutipe mubona ari na mushyashya ntabwo turamenyerana, rero bipowe mwana we bigira birebire. Sharika bipowe gusa ntabwo byumvikana pe. Bipowe mani nta birenze bibigira birebire nyine nyine uri kubigira birebire kandi biri simple pe biroroshye. Okay sa ntari rwose dutahe. Nuko Deborah yaratashye gusa mu gushika mu rugo yese ko yandikira Joshua ati hi. Gusa Joshua nawe ntabwo yigeze abitindaho, yese ko yongera nawe aramusubiza ati se ko ntakumenya. Ati nari mbizi rwose ko utari buze kuba wamenye, se wa musore we kuki wiyemera cyane no kubera iki? Oya ariko ntabwo niyemera pe, kubona ninkojeje ko ntakumenya dore ko ndi kubona no kuri profile yawe rwose nta foto iriho, nyine ndumva nta kibazo kibirimo pe. Nose uri kubona nta n'izina ryanjye basi uri kubonaho mbere yuko usevinga nomero. Sha ndi kubona riri ariko nyine ntabwo ari izina ry'umuntu wamenya, ndi kubona ari ibintu by'icyongereza kandi ntabwo nyine si unamenya ari gute pe, sinzi ko nabisobanukirwa. Okay yes nyine ubwo ngubwo gusa nyine ni Deborah tu. Deborah ko ntari kumushikira se, ariko wagabanyije ubwibone wa musore we.
ni Debora basi babandi mwafotoye cyagiye turi ku rusengero. Sha Debora I'm sorry pe usici bimbwira kare simba nahise ko mbimenya koko bitabaye ngombwa ngo unyuzemo ijisho. Ubwo nyine byari ngombwa ko kunyuzamo ijisho kandi ndabibonye gusa nta birenze tu. None se warangije kudukora basi utumve. Aya rwose ntabwo ndaturangiza gusa mu kandi kanya ndabanza isoje. Gusa nyine sho umuntu akubonye yabona uri umuntu witonze kandi uri umusazi. Gusa Debora ashatse kuvuga iki niba uri kumbwira ngo umuntu yabona ko nitonze kandi ndi umusazi? Nyine ubutuje kuntu watambutse ucecetse cyagena ndi kubona uri umuntu witonda none ndikubona kuri chat uvuga pe. Cyakora abantu rwose ntimuhinduka. Njye ikintu nakoze nyine nirinze ko kuko ndabizi neza iyo nkikomeza nkaceje kare kumbwira ko n'ubundi nibona. Kandi rwose urabizi wari kumbwira ibintu byinshi ngo ndirata ngo ni gute ndabavugishije ngo ni gute ntagira nomero zanyu. Rero navuze ati reka nkuvugishe udakomeza kuba wabigira birebire. Okay, sa rwose nta kibazo. Nyine gira vuba basi umpaye amafoto yanjye ngo turibuze kuba twasubira. None se Debora tuvuge ko icyari kikuzanye rwose yari amafoto gusa. None se basi ushaka ko tuvuga ku kindi? Nyine yari amafoto gusa tu nta kindi. Sure. Ati of course rwose yari amafoto gusa nta kindi cyari kinzanye kwa kugira ngo tuvugane ku bintu by'amafoto nyine uyampe. Ni posting rero nashakaga gutwika kandi ko none ari Sunday rwose sigari kwira rwose ndashize akantu kuri stati. Sare reba nayakoherereje. Wow. Shamaze uzi no gufotora neza. Mbega amafoto meza shani byiza pe. Urakoze Debora gusa nyine wibikabiriza nyine mbona ngiye nta birenze. Shawe ni kubibona ko nta birenze gusa ni byiza maze cyane. Ari sure? Ati of course ni byiza pe ndikubona aya mafoto ari meza ndetse cyane gusa kariya kandi kariho niko keza cyane nyine wakeditinze ndetse ukagira keza. Oya Debora ntabwo ari uko nakageze keza ubwo nyine neditinze bisanzwe ubwo wenda nuko wari ko wakunzemo. Uno no gutya rwose ugiye kujya umfotora buri munsi uko duhuye uzajya uta kumfotora. Ndumva ahubwo none bibaye akazi ahubwo ndikumva none uzajya unanyishyura pe. Ati no shanta amafaranga mfite maze. Okay sa nta kibazo rwose nta birenze. Uko uzajya ubishaka rwose niko nzajya mbikora pe. Nuko ibyo byararangiye gusa bimaze kurangira Joshua nta kindi yakoraga dore ko yakoraga muri papeteri ndetse anafotora abantu. Gusa ashize iminsi mike agiye kubona abona wa mukobwa atambuka aho yakoreraga. Gusa mu kuhatambuka ntabwo yari abizi neza ko Joshua ari aho ngaho akorera. Nuko Joshua yahise kahamagara ati se bimeze biti Debora? Ati ni byiza Joshua none se kumba magaye we bigenze biti? Ati ubusanzwe se ubundi sisanzwe guhamagara we. Ati no ntabwo bisanzwe rwose pe. Sure? Ati of course rwose n'ubwa mbere umpamagaye pe kuva twamenyana n'ubwa mbere umpamagaye by call. I'm sorry rwose nyine ngiye kujya mbikora basi buri munsi. Okay rwose uzajya ubikora ntacyo bitwaye. None se Debora ko mbona unciyeho mwana utanasuhuje aravugaga ngo ndirata none ndikubona rwose ahubwo ari wowe ukabije. Ati hoya se ari sure? Ati of course rwose unciyeho ndetse wiruka cyane wagira ngo hari amurushanwa ugiyeho. Shawuri kwirukanka bya hatari wagerageje ukagenda gake basi. Se ntabwo wenyine suri he basi ko ntari kukubona. Reba mu gapapiteri kari aho ngaho rwose. Nuko Debora yahise kamubona ndetse arinjira ajya kumusuhuza. Ati wow maze ndabona ukorera ahantu heza. Ese wowe ibintu byose urabitangarira we? For sure pe. Nyine ndabitangarira kuko nyine mbamona birenze. Ati no nta birenze pe nta birenze no se kuba nkorera hano hari birenze nta byadanje nyine naka kazi nikorera. Nyine ndafotora ndana printinga nyine nkora n'utundi twuntu nyine muri papeteri tu. Yego rata kumbe ntangare impamvu uzi gufotora kumbe rwose uranabikora. Yego rwose ndabikora gusa nta birenze nyine ni ibintu bisanzwe tu. Okay fine ntarebi rwose ubwo ngubwo tuzajya duhuza ndetse tuzatumenyana buri munsi ndumva nkomeje kukumenya pe. Yego rwose Debora akomeje kumenya bw'igitangaje no kumenya kandi ngiye rwose ntanakuzi habe na gato. Ose kuko Josh ushaka kuba wamenya mu buhe buryo? Ataha hano rwose usanze mu kazi narindi mu kazi nuko mbonye nyine uciyeho ndavuga ati reka nkuvugishe ejo utazanamenya ko rwose nkora ngaho ukaba warahatambutse ndetse sinkuvugishe. Ndabizi neza none ntabwo nagukira niyo mpamvu nyine narivuze ngo reka nguhamagare nkubaza amakuru tu. Sano rwose ari byiza.
ahubwo se nyine ariko ndaza kukubwira ningera mu rugo. Oya rwose igishaka bari no kumbwira ntacyo byari bitwaye pe. Nonyine I'm sorry pe, gusa nyine we ntugire ikibazo pe, nzakubwira ndetse vuba aha. Gusa nyine right now ntabwo byakunda pe, nyine bundindiriye basi nzaba nkubwira sibyo? Okay fine, ntari biri rwose uzabumbwira nimba ubishaka. Gusa ikimbwira nanone rwose nyine gutuma wanyicisha amashyushyu, uzi ukuntu ngira amatsiko bya atari. Oya rwose Joshua wibigira birebire bana, amatsiko savuye ye ntakibikubwira se bari kubiki. Nyine ako niko kabi nyine ukoze kuba ubimbwiye basi ukireka ntubimbwire. Sha nyine basi I'm sorry kuba ntumye rwose umera gutyo, ariko ntugire ikibazo rwose ndaza kuguhamagara ningera mu rugo mbikubwire. Okay fine, ntari biri rwose uraza kuba wambwira. Kwa Debora aho iwabo bari batuye, Debora yahise kavugisha mama ati mama bimeze bite se? Ati ni byiza Debora, ese wakererejwe n'iki ko watinze kuba wataha? Ati mama nyine harantu nanyuze ku mushuti wanjye turabanza turaganira, rero nibyo byantindije nyine bituma ntabasha kuba nashikira no kugiye, gusa ndatekereza ko rwose mama mpise ko mpashika kandi nta n'ikibazo kirimo. Oya rwose mwana wanjye ujye ugerageza uko ushoboye rwose utayikare, kandi ujye wibuka ko uri umukobwa, ujye wibuka ko uri umukobwa kandi rwose wifate neza ube umwana mwiza sibyo? Yego rwose mama ngomba kuba umwana mwiza kandi rwose ndabigerageza, rero niyo mpamvu rwose don't worry mama, ngomba kugerageza uko nshoboye nkaba umwana mwiza. Ntubizi se ko mama ngerageza basi nkaba umwana mwiza? Yego rwose mwana wanjye ubwo nibyo ntiwambeshya, gusa basi ugerageza pe, ugerageza witware neza kandi witwararike. Yego rwose mama, ahubwo se mama nyine handura nindi kwa applying akazi, ndi gukenera mashini ku rwego rwo kutabyumva, kandi urabizi neza rwose mama mashini yanjye rwose yarahiye. Sinzi rero umuntu ndibuze ko natira rwose kugira ngo ampe mashini ndebe ko nakora. None se mwana wanjye ubwo ngubwo biraza kuba byagenda biti? Kubizi neza ko nanjye rwose mashini yanjye mba nayisize ku kazi, kandi urabizi neza rwose ni nka televiziyo idafite bati, urabizi neza rwose ni nka televiziyo itako yizimya, rero kuyikuzanira hano ndatekereza n'umwe ntacyo yakumarira. Yego rwose mama, gusa nyine uwo mutipe nani kubwira umushuti wanjye ati ese kandi ngo umuki nyine mama uwo mutipe we n'umushuti wanjye. None se ubwo mutipe nyine mwana wanjye sindi kubyumva asobanurira neza. Nyine mama hari umutipe w'umushuti wanjye nyine niwe twari turi kuganira nawe wankerereje, gusa nyine akora muri papeteri tu. None se Debora kuba akora muri papeteri hari ikibazo kibirimo? Ati no mama we nturi kumva ibyo nshatse gusobanura, nyine mbwira neza kugira ngo mbashe kuba nacyumva. None se ndibuze kuba nacyumva rwose gute utakimbwiye? Nyine mama no kuvuga ngo uwo mutipe afite mashini, nyine nabonye afite amamashini menshi, nyine basi nari ndi guporopoza kuba nareba ko rwose nayimusaba basi yamara kuba yayintiza, nkareba ko nyine nakoreraho bira biproje basi nazajya kubimurika, nkareba ko banyemerera ndetse bakampa akazi. Ati wow, ati mwana wanjye ndumva rwose byaba ari byiza ndetse nta nicyo bitwaye rwose, wowe wamuvugisha ndetse mugahuza ukareba ko rwose nyine byakunda ndetse ko yagutiza. Ati yego mama rwose nta n'ikibazo ndaza kuba namubwira, aranafotora akora ibintu byinshi, nyine nabonye afite papeteri nini mama. Ati ko numva se uri kumuvuga wagira ngo hari ibindi bintu rwose ntari kubasha kuba namenya mwana wanjye. Oya rwose mama ubwo we nuko ufite ibindi ushaka gutekereza, gusa rwose siko biri. None se mwana wa urabizi neza ejo bundi rwose papa wazagira isabukuru yiwe? Ati yego mama kuko wamugani papa azagira isabukuru y'amavuko, ahubwo se mama tuzamutegurira iki ndetse tuzamukorera iki? Kubizi neza mama njye nta mafaranga nifitiye rwose, urabizi ndi kwa applying ndebe ko nabona akazi. Debora wapi ntago ari ibyo ngibyo rwose ndetse nta n'ikibazo kibirimo, ahubwo nyine icyo nari mbivugiye uriya mutipe wawe nyine wambwiye ukora muri papeteri wamwihereye akazi, nimba azanagutiza kuri mashini akazaza akaba ari uzafotora papa wawe, hari icyo bitwaye kugira ngo dushake undi muntu kandi hari umuntu muziranye? Okay mama nta kibazo rwose ndaza kuba namubwira, dore ko tunaririmba rwose muri korari imwe. Wow ndumva rero ari byiza cyane, wowe rwose umuhamagare ndetse umuvugishe, ubwo ngubwo nyine rwose turaza kuba twamenye ibyo ari byo, uraza kumbwira ibyo mwavuganye. Sa rwose mama ndibuze kuba namuhamagara ndetse muvugisha, ubwo nyine wenda ndaza kuba nakumenyesha nkubwira ibyo twavuganye rwose. Okay sa rwose mwana wanjye umuvugishe nyine wowe uraza kuba wambwira. Nuko Debora yahise ahamagara Joshua kuri video call, gusa Joshua yabanije kwanga kumwitaba, ariko Debora yahise akamwandikira ati se Joshua kutari kunyitaba bimeze biti? I'm sorry Debora, gusa nyine ntabwo nyafata video call pe. Ati se wajya ugabanya ubwibone, ngiye kongera kuguhamagara kandi please ndakwinginze rwose unyitabe ko hari ikintu nshaka kukubwira rwose turi kurebana.
sha rwose nteye amashyushyu kandi rwose ndabizi neza n'ejo watashye hari ikintu utambwiye rwose. Reka rero ngo uhamagare ntacyo bitwaye pe. Nuko Joshua yahise ko yihamagarira rwose Debora. Ati wantu ubona se ko noneho final unyihamagariye rwose. Ati yego Debora, gusa nyine ibintu rwose sinajyaga mbikora, sinzi impamvu rwose wowe bimbwiye ndetse nkabikora. Wabura kubikora gute se? Rega mwana nta mutima wumva ndetse jya ureka kuremereza ibintu kuko ibintu rwose biba byoroshye, jya ureka kuba wabigira birebire. Ati no Debora, si uko bigize birebire gusa nyine sha ibintu by'amavideo call rwose ntabwo nyine I don't like it, mbona ari umuntu bw'ubusazi buri aho ngaho. No ntabwo ari ubusazi mwana, ni ibintu bisanzwe tu ko umuntu yaguhamagara video call, ni ibintu bisanzwe buri muntu wese rwose yakora. Sawa rwose ntareba ubwo nibyo ntiwambeshya. None se nakubeshya bikamarira iki? Ntabwo nakubeshya rwose. Okay fine, none se ndakumva ntareba imbwira. None se basi umva nkubwire nyine hari ikintu ushaka kuba nakubwira. Okay Debora mbwira, ndetse aguhere kuri bya bindi ejo wari kumbwira. Hoya rwose nta birenze, byose bisa nkaho biri related, byose bijya kumera kimwe. Ahubwo nyine reka nkubwire basi kandi ndakwinginze ubyumve pe. Okay nta kibazo rwose mbwira ndetse ndi kukumva. Umva nyine nkubwire, urabona sinashitse muri papeteri yawe nkabona ugira mu mashini menshi we. Ati yego rwose harimo amamashini menshi ndetse cyane pe. Ati wawe nyine nshaka gusaba agaserivisi, sinzi niba bitari buze kuba byakugora, gusa nyine nshaka kuba nagusaba agaserivisi tu. Akahe gaserivisi se kandi Debora? Nyine mandi kwa praying ahantu akazi, gusa nyine sha mashini yanjye yarahiye yarangiritse pe, ntabwo ikinaka. Ati yo pore kabisa, none se ngiye ngufasha iki? Nyine nari ngize ngo nimba byakunda niba ufite amamashini menshi ukaba ufite wenda yo utari gukoresha cyane, basi waza kuba wayintiza nyine tu, waza kuba wayintiza nkareba ko nakora ndetse nkareba ko nabirangiza. Debora, ibintu uri kunsaba bigoye se kandi? Ati ntabi rwose, nimba nyine basi bigoye nta kundi ubwo nyine nayobya, nari nzi ko wenda bitari buze kuba byakugora, gusa nyine nimba bigoye nta kundi ubyihorere. Sha nyine impamvu nkubwiye ngo biragoye, mashini ifite hano ndakoresha nyine udusipika twayo ntabwo dukora pe, bisaba ngo ukoreshe nyine koteri, kandi nyine urumva nyine sinzi nimba wayikoresha ndetse ukayishobora, gusa nicyo kibazo cyonyine ifite pe, udusipika twayo nyine utubafure twayo ntabwo dukora, dusa nkaho twangiritse, nyine bisaba ngo ukoreshe koteri kugira ngo ubashe kuba wakumva. Okay sawa nta kibazo rwose, wowe ntarebe nimba nyine zikora basi waza kuyintiza kuko ikintu ushaka n'ubundi ni ugukoresha rwose wadi, nta bindi nshaka birenze, ubwo nyine waba ukoze pe, waba ufashije. Okay fine, ntarebe rwose noneho wowe uze kugaruka ntiwahamenye se? Sha nawe rwose wamfata nk'idebe ugakabye kuko naba narahamenye ahubwo cyane. Okay sawa noneho rwose nuza kubona akanya uze kuza uyitore. Okay rwose urakoze cyane Joshua. Ahubwo se Joshua? Yego rwose ndakumva mbwira. Nyine hari ikindi nari ngize ngo nkubaze. Aha ntari rwose mbaza ndakumva pe. Nyine basi muri weekend hari akazi uzaba ufite? Muri weekend nka ryari se ubwo ngubwora? Nko kuva saa 12 z'umugoroba wenda kugeza saa 2 saa 3 z'ijoro. Kuwa kangahe se basi? Kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru? No, kuwa gatandatu ni mugoroba rwose. Kuwa gatandatu ni mugoroba urabizi nyine mba natashye, mba ndi kwitegura kugira ngo njye gusenga mu gitondo rwose meze neza. Okay fine, nose nyine reka ngusaba agaserivisi, wamfashije basi nyine ko nabonye ufotora ukazaza ndetse nkaguha ikiraka. Ati ikiraka cyo burera naza da, nubwo yaba ari mu mvura y'amahindu rwose naza ndetse nkahagera. Okay fine, nyine mwana nyine papa wacu afite nyine birthday kandi dushaka kuba twayimufetera, ariko mani iterambere ryarateye pe. Ubwo si uwo musaza mugiye kuba mwamushora mu bintu by'urubyiruko koko? No, erega ujye umenya ko Joshua impano ni ubuzima, kandi rwose mu gihe ufite ubuzima ugomba kubaho wishimye, kandi erega ujye umenya ko iyo umuntu yujuje umwaka rwose aba ari amashimwe. Niyo mpamvu rero nyine biba byiza nyine rwose iyo ufatikanyije n'abandi ndetse mukishima. Erega ujye wibuka ko rwose imyaka nyine ibiri no kutujyana, ariko buriya da ndumva rwose ari byiza ndetse bizaba ari byiza. Nose basi muzampangahe? Erega ujye umenya ko umwana bari ababyeyi bacu baba bakeneye ibyishimo. Ubuse koko nyine nibaze nawe pe, nta kintu na gito rwose mufashije ntabashe kuba namukorera birthday. None rwose ndumva ufite n'amafaranga rwose pe Debora, ndumva ufite amafaranga pe, ariko nyine bwo nyine basi ngewe uzampa nk'uduhumbi 30 gusa, ntabwo nzaguca amafaranga menshi. No rwose pe Joshua wikabye, 30 ni menshi ni ukuri kw'Imana.
no ntago ari menshi pe, uwo uzareba ndetse uzabihuza n'ibintu uzagukorera, nyine nzagukorera video nanagufatira amafoto kandi bizaba byiza, kandi nzazana n'ibikoresho rwose kandi byinshi. Ubwo rero wowe basi uzareba Lizard, niyo mpamvu uzabona ko rwose wampaye urusenda nta mafaranga birimo. Sa rwose nta kibazo, nanjye ntabwo nshaka kukugora, basi reka nzaguhayo ngayo rwose unsabye, ubwo nyine nizere ko kuwa gatandatu rwose uzaza. Okay fine, ntarebe rwose nzaza. None se basi iyo mashini ndibuze kuba nayibona gute? Okay, ntugire ikibazo rwose, mashini yo ndaza kuba nayikoherereza, cyangwa nyiho umumotari niba uri kumva rwose utari buze kuba washika ino vuba, nyiho umumotari ubwo ngubwo uraza kuba wamwishyurira. Sa rwose ntarebe yiha umumotari ubwo turaza kuba twahuza. Nuko Debora ese kagera ndetse gusa mu gusubira muri salo yasanze se yicaye muri salo. Ati papa none se bimeze bite ko rwose uri hano muri salo? Ati mwana wanjye rwose mba ndaha muri salo nyine nari ndi gutekereza uburyo rwose maze kuba nagira imyaka 70. Gusa rwose mwana wanjye si uko kuba wumva nta n'isoni ufite? Ati papa isoni z'iki se kandi? Nkahibaze rwose mwana wanjye nawe Debora pe, urabizi njye na mama wawe twarabanye nyine biratinda uziko twamaze imyaka hafi 20 tutarabona urubyaro. Yego rwose papa ndabizi ko mwamaze imyaka 20 rwose mutarabona urubyaro. Noneho rwose mwana wanjye niwe mwana wanjye w'imfura kandi urabizi ufite imyaka 25. Yego rwose papa ndabizi ninjye mwana wawe w'imfura pe. None se papa ibyo byose ko uri kubimbwira ugamije iki? Nyine mwana wanjye rwose nta n'impamvu yo kujya ku ruhande cyangwa ngo uhishe, uri gutinda rwose pe. Papa ndi gutinda se kandi gute? Ntabwo ndi gusobanukirwa papa, sobanurira neza. Nyine mwana wanjye rwose uri gutinda kuba wampa abuzukuru, ubuse kuko ushaka rwose umuryango wanjye zagene ndetse ntarabona umwuzukuru. Erega mwana wanjye imyaka 70 ni myinshi, ejo n'ejo bundi wakumva ngo narapfuye nitabye Imana. Ese kandi papa wikwirahuriraho ibyo bintu rwose. Ubuse papa nta kindi kintu wavuga utazanye ibyo kwitaba Imana? Papa ntugire ikibazo rwose, ntacyo uzaba kandi uzaramara, nabo buzukuru rwose uzababona. Oya rwose mwana wanjye, ejo bundi nduzuza isabukuru yanjye rwose, uzakora uko ushoboye unyereke umuntu rwose, kuko ibyo bintu ntabwo nabivamo pe. Nyine gira vuba rwose ureke kuntinza, cyane kuba nakifatira ku buzukuru. Ibaze muri umuntu wawe rwose agutanze none ntiwakira, kandi urabizi neza arakiga muri segonderi, ariko we dore wararangije uri gushaka ibintu ngo by'akazi. Ese handi wahereye wapurayinga mwana wanjye ntibirakunda? Oya rwose papa ntabwo birakunda, gusa biri hafi kuko hari umuntu nyine ugiye kuba wampa mashini ndetse nkomeze na applying, ndabizi neza rwose birarangirana n'iyi minsi. Kuwa gatandatu bizaba byakunze, bazaba basubije kuko nyine ndabikorera ijoro rwose, ndateka ndibuze kurara mbirangije. Okay rwose mwana wanjye ubikore ndetse ubikore neza rwose, turebe ko wabona akazi. Gusa numara kubona akazi rwose ikizakurikiraho nta kindi ni ubukwe, ntuzigere unzana ahandi matiku. Sha papa nawe rwose wagira ngo hari uwagutumye umugabo. Oya rwose mwana wanjye nkeneye abuzukuru nta kindi rwose, kandi ugabanye itiku, nizere ko ibyo nakubwiye kandi byumvikanye. Yego rwose papa ntugire ikibazo, basi nyine nabyumvishije pe. Okay fine, aho ngaho rwose ni byiza pe. Nuko barakwereka Joshua yese ko yohereza ya mashini ndetse ayohereza Debora. Gusa mu kwishika kwa Debora yese katangira kuyikoresha, ndetse mu kuyikoresha yasanze nta kibazo ifite uretse cya kibazo cyonyine gusa yari yamubwiye. Debora yese kongera amuhamagara video call. Ati se Debora kuko nzakubwire ngeze, sinakubwiye kuko ndakunda video call. Nyine basi ujye wihangana, nyine ujye unyihanganira basi, ngiye kubera njye nyine uzayikunda tu. Ndabizi ntuyikunda, gusa nyine njye ndayikunda kuko nibwo buryo bwiza, mashaka ngo nyine basi tuvugane n'umuntu umureba. Ati sha numva ari hatari pe. Use koko nyine ntabwo njye nkunda ibintu by'ama video call. Ese ubyangira iki ko nta kibazo, hari icyo biba bitwaye ubundi? No, ahubwo se wowe bikundira iki ko n'ubundi mbizi neza ko ubunzi uri gushaka ibintu by'ama video call kugira ngo bitange iki koko? Aha, ndumva utangiye kuzana amatiku, basi nyine mbabarira sibyo? Okay, sa rwose ntabirenze, gusa nyine reka basi nkubwire. Aha, umbwire iki? Sha papa yari kunserereza pe. Yari kuguserereza se kandi mu biki? Aha, tubereke da ntangiye kukubwira ibintu byose wagira ngo turi closer. Wowe ahubwo itegure nyine kuko urabizi neza weekend yageze, ubwo nyine tuzategure nyine. Ahubwo se we wangira inama, wowe umusore uri kubona ari nk'iki naha papa nyine basi cy'impano. Ati papa wawe se basi ni umusirimu, ni umujene nyine ku buryo wamugurira akantu k'agasirimu ntabashe kuba yagapfobya. Ati no papa nyine urabizi ari isazi uyu musaza w'imyaka 70, gusa nyine ni umusaza w'umusirimu dore ko yanize. Aha, ariko ujye wibuka ko mwana hari igihe abantu baba barize gusa ubwenge bwoho nyine wapi n'ubundi ubona nta byadanje. Okay nyine ubwo ngubwo nta kundi, gusa nyine papa
ni umusirimu ndabizi nta kintu namugurira ngo acyange, ahubwo nyine nuko nari kunyujijeho basi kugira ngo nkubaze numve ibyo ari byo. Okay fine, none se we waguriye papa wawe intuza iki se kandi ubwo nguko nyine wamuguriye like ukamugurira nk'iki se buriya ra wamuguriye agakositime se? Sha urasetsa, kositime se amafaranga yayo ndayafite. Ati no ariko ntabwo ihenze buriya kositime itari mbi ndetse itanarenze cyane, 120 rwose wayibona. Ati sure, tiyafukoze rwose wayibona. Ibaze ko rwose uri kumbwira 120 amafaranga mfite atarenga 90,000. Ati gusa ayo mafaranga 90,000 azagutegurira ibirori we? Ati no nyine ayo ngayo mvuze nayo kuba nagurira papa gift na hanye n'iby'ibirori byo ndayafite yabyo narabiteguye. Okay sa rwose basi ntaribi, nyine ya mafaranga ari kumbwira 30,000 basi nyine uri buze kuba wampa yo kugira ngo ngufotore basi uyadingeho nyine ugurire video wawe akantu keza, njyewe nyine ntaribi basi ndaza nanjye ari nka support. Ati sure, ati yarega mwana ugiye ko tunaririmbana kandi rwose umuntu muririmbana se why not ahubwo utamuha supporting umufashe. Yo Joshua maze thank you pe, urakoze pe, appreciate ku rwego rwo kutabyumva. Ati no nawe rwose wamfashe, rega nanjye nahura na task runaka nyine ukaba wamfasha tuntabirenze. Okay fine, ahubwo se reka ngubaze wize ibiki mwana, wize ibiki muri kaminuza? Sha nize networking we. Ati sure, ati of course mwana nize networking gusa byararabuye mpara nsaba akazi gusa none hano hantu ndi kwa prayinga nyine nihanga pe. Sha sinzi nzahita ko nshaka udufaranga nicururize pe, ncuruza ibintu bisanzwe. Okay sana numva nkubwire nyine Debora, aho hantu uri kwa prayinga n'ibyanga basi nyine uzazi iwacu harya wabonye nkorera nyine ndabizi abamo n'ibintu bya network, harimo nyine dukora biri related nabyo, wowe uzaze basi nge nzagushakiramo umwanya nyine basi ubashe kuba wakora. Ati se reka nkubaze, nakomeje ku nyine Joshua nyine ukomeje kuntungura, turi gutuma nyine ngira confusion. Confusion iseze iki kandi nyine Joshua nyine uri kumfasha mu tuntu twinshi, sha sinzi kuntu bimeze pe, nyine I'm surprised, sinzi pe, sinzi nyine ndi kubona uri kunsupportinga bikandenga. Kwa rwose ntabirenze erega buriya nyine ntubize ko maze igihe kitari kirekire se muri korali yanyu. Ati ya I know ntabwo ari kirekire rwose. None se nyine nahoraga nkwitegereza mbona uri umwana mwiza gusa buriya cyajye nubwo mwambwiye ngo mbafotore nyine ukabona mbaye nkaho ntabazi, naba nkubeshye nkubwiye ko ntari nkuzi gusa, nari nkuzi gusa icyo ntari nzi nyine ni amazina yawe gusa, narakubonaga mbona kuntu uririmba kandi for sure nyine nkunda uburyo uririmba pe, uririmbamo neza cyane. Ati none ibyo byose nibyo biri gutuma umfasha muri ubu buryo pe, nyine ndikumva bitangaje. Ati no ntago ariyo mpamvu nyine gutuma ngufasha, icyo narishatse gusobanura hariya nuko nyine uri umuntu mwiza ku buryo buri muntu wese rwose yakifuza kumufasha. Ati okay ahubwo se Joshua kandi naguserereze wa mugani, igihe cyose maze kuba nagira nomero zawe muri status zawe mu posting abatipe gusa, nta mukobwa ugira kuki utajya posting abakobwa? Sha nyine byankundira se ntawe, ahubwo nyine ejo bundi niho naniye guposting ifoto zanyu nyine mbona nkwiye kubanza nkabasaba access gusa, nyine nkwandikiye mbona ntuzubije nyine bita ko binamvamo mpita mbyihorera, ndavuga ati wenda asanga byari guteza ibibazo. No Joshua rwose ntukavuge gutyo, ukizi posting asari cyo byari bitwaye. Nyine nararindiriye kugira ngo basi nze kubanza mbasabe access gusa, nyine nkwandikiye kugira ngo basi mbigusabe, mbona nyine ntunsubije mpita ko ncika intege ndabyihorera. Ariko Joshua rwose jya ureka kuva ku bintu byoroshye, ubwo se kuko wabasha kuba watereta umukobwa ndetse mukagumana? Sha wanamugani rwose ibyo byo byaranyihishe, sinzi ko nanabishobora pe, ibyo byo rwose iyo mbigezemo ndatuza ngaceceka kuko mbizi neza ko atari impano yanjye. Okay basi ubutaha nyine ujye ubikora rwose utansabye access ndabikwemereye basi ntabirenze. Okay sa rwose urakoze, ubwo nyine reka ngire njye mu kazi, mbere warutumye mva mu kazi ubwo turi buze kuba twahuza kuko ndabizi sejo sabwa ikirori kizaba. Ati yego rwose neje ikirori kizaba. Okay sa rwose nyine ubwo ejo tuzahura nyine nzi wanyu ndetse ndebe ibyari byo. Sa rwose ubwo ndaza kuguhamagara nimugoroba nkubaza ko wavuye mu kazi nkwibutsa. Sa rwose uze kumpamagara pe. Nuko Joshua aho yari ari mu kazi bagenzi bahise ko mureba ndetse baramuseka. Ati Joshua ko none bari kuguhamagara video call kandi tubizi neza ko byanga mani. Sha basore mwareka n'iki ko ari agakobwa muri iyi minsi kanyiharaje mani, shikari kumpamagara video call
mani ibaze ko atajya nampamagara call usanzwe pe, ni video call gusa cyangwa akanyandikira chat. Ibaze ko none chat ze nyine aba ari nke cyane ugereranyije na video call ampamagara. Wow, ibyo nyine bishatse gusobanura ko nyine umudada arakwemera tu, kuko umudada mwana wiha kuba yaguhamagara video call sha abarenze tu, abarenze bya hatari. Shawo mudada wamugani rwose mba mbona arenze tu. Ahubwo nyine mani nshaka kubasaba service, murabivuze muranyibutsa. Ejo nyine arantu nzajya gufotora, gusa nyine umuntu uzajya gufotora nyine ni like ni nk'ahari umuryango wanjye tu. Aha Joshua, kandi uratangiye rwose ibintu byawe kuko ariko Joshua wajya umenya ko mani hano turi muri business. Ati ya I know mani turi muri business, gusa mwibuke ko rwose ejo mwese n'ubundi ntabwo muzakura, muzaba mwagiye kuryoshya kandi rwose naho ngaho ndakeka muzaryoshya. Okay, ntari basi tubwira ikiro kizaba cyabaye. Mani ni birthday y'umusaza w'umusirimu. Ati wow Joshua rwose aho ngaho turahari pe, niba ari akantu k'akarori rwose kaka birthday. Hari inzoga se basi? No man, aho ngaho nta nzoga zihari rwose, ni mu barokore, n'abarokore barabatuwe nyine ni bagenzi banjye tu. Ahe aho rwose byahise ko bibiha niba rwose ari uko bimeze, ariko ntari bi bro, tuzajya kugusapotinga ko turabizi nawe rwose ejo bundi wasapotinze area tu. Okay fine rwose murakoze cyane Patrick. Ahubwo nyine shaka ko studio yose tuzayimura mani tukayijyana, shaka ko mukorera ibintu rwose birenze. Ariko Joshua warasaze mani, uzi ko kuvana hano studio yacu tuyijyana handi tujya bidusaba hafi 200,000 we byo kuyitwara mu modoka. None wowe nyumvira ibintu uri kuvuga ngo tuzayimura, tuzajyana amakamera gusa mani, akantu ka birthday nta biba birenze. Ati no ariko mani njye nyine shaka ko nzabahana sonorisation, ndabizi bizabera mu nzu gusa nshaka ko kandi murabizi nyine bino byuma byacu nta birenze kuba twabishira ahantu, kuko murabona nahanga rwose bijyamo kandi ntabwo ari hanini. Ati no sura bizi neza ko rwose saro cyangwa ahantu bazakorera iyo birthday rwose ari hanini. Amusura bwo reka mfite ko nongera mpamagara ndetse mubaze uwo muntu, mubaze ko saro yabingana. Nuko Joshua yahise kamagara Deborah. Ati Joshua kumpamagaye se kandi twari tumaze kuvugana, ntiwarumbwiye ko ugiye kuba wajya mu kazi? Ati yego rwose ngiye kuba najya mu kazi, ariko basi arakantu kari urgence nagize ngo mbanze nkubaze. Okay sa rwose ntari bimbaza ngo uteze yombi. Ati wabonye handi ryase dukorera? Ati yego rwose narahabonye. None se ari harya dukorera na saro yanyu ni he hanini? Ariko rwose nawe Joshua uransetsa, shaka akaboro kanyu ni gato cyane, nyine ni gato cyane ugereranyije na saro yacu. Uzi ko saro yacu ishobora kuba yikubye kari akaboro kanyu inshuro 3. Ati cyuri ndikumva ahubwo none atari saro gusa ahubwo ni sari. Ati no nyine ahubwo nuko harimo nyine intebe, kandi intebe zirimo rwose ni zirezire, niyo mpamvu rero nyine ngubwa nyine ni hanini tu, ntabwo wahagereranya na harya hanyu. Kubera iki subimbajije? Ati no nyine nakwibarizaga gusa nta birenze. Okay fine. Ahubwo se Joshua reka nkubaza akantu. Okay ntarebi rwose mbwira ndakumva. Joshua nyine ugira girlfriend? Ati sigo naba mufite ntumubone weho, naba mufite ntujya ubona rwose mupostinga ngo shireho n'udutima nk'abandi bose. Ati no nakwibarizaga rwose, ahubwo mbwire wowe impamvu bimbajije. Joshua narangiza ngo basi ni mwakira kirori nzaguhe pass. Ati okay shana nabikunda pe, ubaye wizeye umuntu ugiye kumpamo pass kari umwana mwiza, dore ko rwose ngewe ndi singo kandi nta mukunzi mfite pe, kandi nanjye rwose nkeneye umukunzi nyine, nta nubwo ngiye mjagaraye buriya. Tangira unyikineho pe, ntari rwose witegure gusa nyine utekereze ko nzaguhuza nawe kandi nyine ntuzamwihakane, tuzamukoza isoni rwose. Okay sa rwose nta kibazo nyine ntabwo nzamukoza isoni tu. Okay fine. Ibihe byiza nyine Josh turi kumwe. Sa rwose nawe urakoze rwose Deborah turi kumwe. Ati Joshua muvuganye se akubwiye ko basi saro yabingana gute? Shamura nashutse maze. Ati se kandi tugushutse gute? Shamura ashutse pe mutumya seka cyane. Agusetse se gute kandi? Mwana ngo saro yabo ni nini bya hatari pe, saro yabo ni nini ugeranyije nyine ngo kano kacu ni nka karuri. Cyo riko numva ko gakobwa se kiyemera kandi. Ati we rwose ntabwo yemera, ahubwo nyine ngavuze ukuri nyine ngagereranyije ingi yacu nyine agereranya na saro y'iwabo, ngo ntaho bihurira rwose pe. Okay fine, no ndumva rwose ibintu bizagenda neza, ibintu bizajya mu mucyo. Yego rwose ndabizi neza bizajya mu mucyo, reka dutegure ndetse duhamagara umuntu yudutwarira ibikoresho, ubwo nimugoroba basi atangire kuba yabitwara kugira ngo ejo bitazatugora. Sa rwose ntaribi. Nuko barakwereka bukiye bwaho Joshua yahise ko yongera ahamagara Deborah. Ati se Joshua ko uri kumpamagara buri kanya ni amahoro, ejo nijoro si wampamagaye? Yego rwose ndi kuguhamagara kugira ngo nkwibutse pasi yanjye utaza kuzana amatiku mu kandi kanya nimugoroba rwose ukaza kunyihakana.
ati yego rwose ntabwo ndibuze kuba nazana amatiku, gusa nyine I'm sorry, nyine last night sinigeze nguhamagara ngiye gushaka ikoti rya muzehe mu mujyi, nyine ndakererwa ndatinda, gusa nyine byarangiye ndibonye kandi ryiza pe, kuko wambwizaga ukuri ya mafaranga yavuyemo ikintu kizima. Ati yego rwose 120 si amafaranga make cyane, nayo ni menshi rwose. Ahubwo se ubwo ngo wamuguriye kangahe? Tishana muguriye 32. Ati wow, numva ari byiza rwose. Kutamuguriye n'inkweto se? Ati ndarengana da, banciye menshi, ntabwo nari kubona uburyo nzimugurira. Basi se yambara kangahe? Ati no Joshua, utambwira ko rwose nyine ibintu ndi gutekereza utambwira ko ari byo. Ati bihese kandi utambwira ko waba ugiye kwishiraho imitwaro yo kugurira papa inkweto kandi utanamuzi mutanaziranye. Ati no, we mbwira yambara kangahe gusa? Ati yambara 41 rwose. Ati wow, birahura neza rwose. Ati nibiki se kandi bihura Joshua? Nicyo nashakaga kumenya, nashaka kumenya ko nyine ibintu ntekereza ntaba nibeshye. Ubwo nibiki utekereza se? Nyine nari mbizi ko nyine umuntu wambara nk'ipataro ya 32 usanga nyine yambara nk'inkweto za 41. Nyine none nsanze ntaribeshye kuko niko biri. Ati okay, nari ngize ngo ni ibindi rwose uri gutekereza. Ati no rwose dawari, si ubwo kuko natekereza ibihe bindi we, natekereza ibintu kandi n'umuntu koko tutaziranye, bireka kunkabiriza rwose, ntabwo ibyo kosa narikora. Okay fine, aho rwose ni sawa ntaribi. Noneho tugiye kohereza imodoka itangiriza n'ibintu aho ngaho, urayirangira ndetse urayifungurira iwanyu yinjira, genda abandi inyuma rwose. Okay sa rwose nta kibazo. Ahubwo si ubwo muri buze kuba mwahamenya? Ati no, we ntaribi turavugana ndetse uraza kuba wandangira. Sa nta kibazo rwose, naza kuba nakurangira. Ariko se sori gato, iki se kandi nyine Joshua, ibyo bintu byose ko ndi kumva bigiye kuba byinshi we, ibiki se kandi bigiye kuba byaba byinshi? Nyine ndi kumva wagira ngo hari ibintu byinshi cyane mugiye kuba mwazana. Ati no, nibyo gukamera nyine rwose ibintu bikagenda neza nta bundi buryo, nuko nagombaga kubikora. Nuko Joshua n'abashuti be baragiye ndetse baritegura bazana ibikoresho byose kugira ngo bashe kuba bajya gukamera muri ya birthday y'iwabo na Deborah. Nuko igihe cyarageze papa Deborah baramutungura ndetse bamukorera birthday. Gusa Deborah yari yatangaye cyane bitewe n'ibikoresho rwose Joshua yari yazanye. Yari yazanye ibikoresho birenze ndetse na sonorisation yose yari y'ibintu byose byari byiza pe. Nuko papa Deborah yahise afata ijambo, ndetse mu gufata ijambo nta kindi yabanje kuba yavuga, yahise ashimira Deborah. Ati Deborah rwose mukobwa wanjye ndagushimira pe, ndagushimira rwose kuko wantunguye, noneho rwose ibi bintu wazanye by'amakamera byoho byandenze, kandi nanashimira umugore wanjye rwose unkunda ndetse unyitaho kuri iyi myaka yanjye rwose 70 kuba kinyitaho rwose ni byiza. Gusa Deborah bya bindi nakubwiye rwose ukomeze kuba wabizirikana. Nuko se wa Deborah yahise asabwa umwanya na Deborah kugira ngo Deborah nawe abashe kuba yagira icyo avuga. Ati murakoze cyane rwose kumpa ijambo, nkuko mubizi nyine uyu munsi ni isabukuru ya papa, gusa nyine mwese ndabashimira kuba mwitabiriye kandi kuba mwahabereye ku gihe. Ariko ndashimira cyane byimazeyo Joshua ndetse na timu yo kuba rwose baje none ndetse bakabasha kuba badukamera. Ariko nyine nanjye hari impano nateguriye papa rwose. Nuko Deborah yahise kazana ya costume, ndetse mu kuzana ya costume se yahise katungurwa cyane ndetse aranezerwa cyane bitewe n'ikintu yari abonye umwana wamukoreye. Nuko bahise ko batanga umwanya mu bandi bantu rwose kugira ngo nabo babashe kuba batanga impano. Nuko Joshua nawe yahise kahaguruka hasi wa Deborah impano, dore ko yari yamuguriye inkweto zo kuba yakambarira kuri rya koti. Gusa se wa Deborah yaratunguwe cyane kuba hawe impano n'umusore ndetse atazi ndetse atanatekereza. Nuko yahise kavugira mu mbaga ya nyamwinshi ati Deborah, nizere ko rwose ufite ubwenge, uyu musore ndabona ari mwiza cyane rwose. Nuko se wa Deborah yahise kabaza Deborah, se Deborah ndabizi neza urakuze rwose, aka kanya nta jambo wambwirira basi ukampumuriza bitewe n'ibyo maze iminsi nkubwira basi? Muri aba bantu bose rwose baje nta nubwo wamurikiramo sheri wawe. Nuko Deborah yahise kahaguruka, gusa mu guhaguruka yahagurutse n'amasoni menshi ahita akavuga ati papa, rero nyine nangize ngo nanjye nkubwire ndetse nkwereke umukunzi wanjye. Ati kumbe mwana wanjye waranjagarazaga kandi ufite n'umukunzi? Ati yego rwose papa, nari mfite umukunzi, gusa nyine ntabwo byari byajya muri gahunda, nashakaga kugira ngo nyine base mbikonfirme neza kugira ngo umenye ko ari seriye. Okay ntaribi rwose mwana wanjye ubu ngubu wamunyereka. Nuko Deborah yahise kabwira Joshua ngo ahaguruke, gusa timu ya Joshua yose yahise kikomera ndetse iratangara cyane ati Joshua finally noneho rwose ndabona nawe ugiye kuba waba umugabo pe. Ati papa, nyine uyu Joshua niwe boyfriend wanjye ndetse niwe turi kumwe cyane. Gusa Joshua yahise katungurwa ndetse ashaka kugira icyo avuga, ariko Deborah ahita akamubuza ati Joshua please, nta kintu rwose ufite cyo kuvuga ndetse urabizi neza ko twabivuganye mbere y'uko uza hano.
nuko sa Joshua yahise ko yishima cyane bitewe rwose n'umukwe yari abonye ko yaramaze kubona ko Joshua ari umwana mwiza ndetse umuhungu muzima uzi gukora. Nuko ikirori cyararangiye gusa mu kurangira Deborah yahise katonganywa na Joshua cyane ati se Deborah ni ibiki kuko nkoreye njye ndi umukunzi wawe koko? Ati none se turetse kwigiza nkana ndetse turetse kwiyoberanya nose Joshua tuvuge ko basi utankunda? Ati of course ndagukunda kandi cyane gusa rwose urantunguye pe, reba kuntu naje meze, reba kuntu naje naje nk'umuntu rwose uje gukamera, sinaje rwose nzi ko nje kwa data bukwe. Atariko nuko ari utabyanarije neza ngo bisobanukirwe, ariko bari nari nanakurabuye pe, nari nabikubwira nari natekereje ko rwose wabimenye. Ati yo I'm sorry basi ne basi gusa finally basi ubu ngubu girlfriend wanjye. Ati of course rwose wabinyita nta nicyo bitwaye. Nuko Joshua ndetse na Deborah byahise ko birangira gutyo ndetse birangira bakundanye. Inkuru yacu y'urukundo nahangaho irangiriye. Nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubashe kunkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Ndabakunda cyane.